turaza kuburumba wabonaga ko byarangiye ari ugupfa utakambira uwo ubuzimwa mwabanaga wari inshuti yawe ukavuga wenda uyu muntu umubwiye hari ikintu yamfasha nuko ariko kubera ko twari tugeze hano ku mugoroba bamwe twatatanye ndibuka jewe nkanjye bamaze kumenya ko umugore wanjye ari izinga arambwira ati baje kutwereka umugore wawe ubwo ariko narimbwiye umugabo umwe nti rero ndabaha amafaranga nanze ko mfite amafaranga nari najyanye amafaranga nyagabana n'umugore wari inshuti ya sogokuru rero amahaye n'inka nuko nagira kumuhendahenda ngo ese rwose wamfashije kukanyiza hamwe ati ufite amafaranga se nti hari amafaranga nasigiye umugore tugende turebe ninyabona ndayabaha bavuze bati twuna mu 10 ubwo me bari bafite baravuga ngo bati tubabwire ko twuna mu 10 noneho nabihishe bose baze nuko byagenze batubeshye kubona mu 10 ndetse babwira bamwe bati ufite hajya kurara ufite umuraza namutubwire tumwandike tumenye haraye hanyuma abandi badafite aho bari bugiye kurara barari hano kuri segiteri turabararira araza ati twebwe abacu twabishe none mwebwe abanyu mwabashyizeho murabica tugiye impaka abiwacu bashaka kuturwanaho birangira icyemezo gifashwe ko tugomba gupfa nuko ndibuka hari umudamu witwaga Muhongerwa yabyaye umwana w'umuhungu baramwaka baramwica hari umudamu iwacu epfo Gishike witwaga Mukampizi Debora umugabo witwaga Karasira abyaye umwana barebye basanga n'umuhungu baramwica barabica nuko jewe nza kugira amahirwe hari umuhungu bitaga Rutwe wari intera hamwe ikaze kandi yiciye n'abantu benshi je irambohorera ntwara murakoze ndabasuhuza abadukurikiye kandi mbihanganisha muri ibihe turimo jewe tuvugana nitwa Mugabo Jean Pierre nkaba ntuye Imunyaga niho navukiye niho ntuye nkaba ndumwe uhagarariye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi murenge wa Munyaga perezida wa Ibuka ibigendanye n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 umurenge wa Munyaga ni amateka ababaje ni amateka karishye cyane kuko mbere amakuru duhabwa muri za 59 ngira ngo nibwo navutse jewe habayeho imvururu habaho amashyaka ariko mbere gatoya abantu bari babanye neza abanyarwanda twese twari Rwanda rw'umwami ariko bibaye muri 59 abazungu bamaze kukoloniza igihugu cyacu bagenda batuvangira batuteranya ariko aho ngaho simpazi cyane nandi makuru nzi muri za 73 nabwo nari muto ariko icyo gihe narumvaga nabwo byabayeho cyane cyane biba mu mashuri n'ahandi ariko kubera ko nyine ari ubuyobozi bubi ari ubutegetsi bwariho bubi bwagiye bukwirakwiza buhembera amacakubiri mu banyarwanda kandi bukabikora buzi ko ari ubuyobozi aho byabaye rero gahama munwa muri 1994 jenoside mu byukuri ntabwo jenoside ishobora kuba abaturage aribo babyitekerereje atari ubuyobozi bwabiteye kubera ko ubuyobozi nibwo bwigishije amacakubiri ubuyobozi bwigisha abantu burabatanya kandi abanyarwanda mbere bari babanye neza abahutu bari babanye neza n'abatutsi nabo bitaga abatwa bari babanye neza ariko kubera nyine ingoma mbi ingoma y'ivangura bagenda bagaragaza ko abantu bose batavuka hamwe abantu bose batari
batangira rero kugenda bavuga bati aba n'abahutu babita Rwanda nyamwinshi, abatutsi Rwanda nyamuke, abatwa bo ntibanavugaga cyane. yego Ariko kubera ko bagendaga babyigisha, urumva kugira ngo banabikore habayeho n'urutonde, gukora n'urutonde, yego kubanza kumenya ese abatutsi ni bande, abahutu ni bande, ndetse bakora n'urutonde, kuko muri 90 inkotanyi zimaze gutera zishaka kubohoza igihugu, yego habayeho kuba amashyaka menshi, yego amashyaka ajyaho amwe agamije impinduka, ajyaho bamwe ashyigikiye FPR inkotanyi kuko yabonaga umugambi wayo wo kuboza igihugu, kuko uzi ko bari barahunze igihugu barakibujijwe kukizamo. yego aho Habyarimana avuga ko igihugu u Rwanda ari nk'ikirahure cyuzuye amazi, yego ntawe utabona uko washyiramo andi. ubwo byanumvikanaga ko abo banyarwanda bari barahunze muri za 59 muri za 73, abo bose bari barahunze, bagezeyo kubera bafatwaga nabi bashaka gutaha. yego Ariko bamubwira bati turashaka gutaha, umugabo ati igihugu cyacu ni gitoya, ibihugu byabakiriye n'ibibahuge n'igihugu nuko rero urumva kukubuza kujya mu gihugu cyakubyaye, nibwo bahagurutse bararwana. yego Barwanye rero muri 90, muzi ko hagiye hafungwa abantu benshi ntanga muri Munyaga, hari abagabo benshi bafunzwe. yego Umusaza wita Sezirahiga baramufunze bamwita icyitso cy'inkotanyi, witwa Ngabonziza Egide baramufunga, n'abandi ntibuka baje no gusaka kwa data wacu witwa Karihaya, kubera ko yari afite inka mu Mutara, yari afite inshuti hakurya muri Uganda, naho baza gusaka bagira ngo naho ngo harimo ibyitso by'inkotanyi. yego ngira ngo niba ntibeshye mwatubwiye yuko amateka ya jenoside muri 59, yego 62 na mbere yaho mirongo no muri 62 no muri 62, amateka yo muri icyo gihe mwatubwiye yuko mutayazi neza. ntabwo tuyazi neza, nuko twayumvaga cyangwa ababyeyi bacu barayatubwiraga ko byabaga bimeze. yego hanyuma twagira ngo by'umwihariko dukomoze ku mateka ya jenoside cyane muri Munyaga, duhereye muri 94, kuko ntekereza ko muri 94 mwari bakuru, uko byatangiye mwarabibonaga, uko byaba ngira ayo mateka yo murayazi. Nibyo koko muri 94 nari mfite imyaka 35, numva ko nari umugabo, nari nubatse. yego nari mfite abana, urumva ko nari umugabo. yego ndabizi muri 94 rero twari aho mbere rwose, muri 94 twari aho tubanye neza. yego ariko indege ngo ya Habyarimana iguye, yaguye ku itariki 6 z'uko kwezi kwa 4. yego irashwe. yego ariko ikigutangaza yarashwa buri muntu wese, abantu bose mu gihugu bose batangira kugira ubwoba, natwe twarabugize. Abari bafite amaradiyo ya FM barabyumva ko yarashwe, abandi baza batwegera, ndetse bamwe bari inshuti zacu twari duturanye, twahanye n'inka, abo twitaga abahutu batangira kuza kudusura batubaza se mwamenye uko byagenze, umubyeyi wacu mwamwishe. nuko ariko mu minsi ibanza ku itariki 7 twebwe mu murenge wacu wa Munyaga, cyane cyane ndavuga mu kagari nari ntuyemo ka Kaduha, yego ntabwo ubwicanyi bwahise buba ako kanya, ahubwo twagize ubwoba twese, ari abitwaga abahutu, ari abatutsi, twese tugira ubwoba. yego ariko mu murenge wa Gasetsa, hakurya muri Ngoma, abantu bigasetsa baza mu gitondo baduteye, kuko bo bahise bica aho ngaho bita kwa Rwagafirita. yego bo bari bahise bica, batangira kwica. Noneho abantu bamwe biwabo aho ngaho Gasetsa bahungira iwacu. Ubu Gasetsa rero idutera, ivuga ngo ije gutwara abantu bayo bihishe iwacu. yego ariko iza kubatwara izanye amagrenade, bazanye imiheto, bazanye imihoro, baza aho kugira ngo baze bavuga ngo barashaka abantu babo, ahubwo baza basenya amazu yacu. yego noneho natwe twihagararaho turarwana, tuzana amacumu, tuzana imiheto,
turahuranya twese abahutu n'abatutsi. yego Gasetsa turwana nayo, ariko uko turwana nayo uko iminsi ishira bagenda binjira bakareba bamwe bintera hamwe bakabwira bati nyamara twebwe umugambi ni wo kwica abatutsi. yego Noneho twamaze hafi ngira ngo kuva kuri 7 kugeza ku itariki 11 turwana. yego Nibwo noneho batwinjiranye bagenda bumvisha bamwe muri bagenzi bacu twakoranaga twari dufatanyije dutabarana, batangira kubereka ko umugambi ni wo kwica abatutsi. yego Bamwe muri bagenzi bacu babaha urwaho, baracengera abazi wacu, batangira kugenda bica, batangira gusenya amazu. Ubwo noneho n'abantu b'irutonde baduhururaga buri munsi babona byakomeye. Abantu batubanye benshi, abigasetsa baje, abirukira baje, abaza Kigarama baje, abaza Kabirangwe baje, yemwe na bamwe b'inkungu hariya iwacu nabo baje gufatanya na babandi, kuko inkungu nabo bahise bica kuko bo babyitabiriye hakiri kare. Bari bafite umuyobozi mubi witwaga Rwabugarama n'abandi bantu bari hafi aho ngaho bamugoragoza Ezekiel, bo bari bishe kare. yego Nuko rero nibwo tubonye ko batudesheje, baturushije imbaraga kubera ko bagenzi bacu baduhindutse, turazamuka. Abana bazamuka ni nka natwe, tuzamuka twiruka dufite imihoto, ariko tuvuga tuti uwo duhura natwe turamutema. ni ukuvuga ngo abahutu b'ingoma baje inaha muri Munyaga bitwaje ngo baje gutabara, baje gutarura abantu babo babacitse, baje gutarura abantu babo. Bahageze bahita bifatanya n'abo muri Munyaga. Yego mwakomeza. Barifatanya baraduhinda, turazamuka, tuzamuka inzira yose n'inka tuzirongoye, birangiye tugeze aho bita Ngara. Nibwo bavuze bati rero bamwe mu binaha ngaho muri Munyaga baravuga ati tumaze iminsi tubarwanirira, tumaze iminsi tubafasha, none inka zanyu murazijyanye ngo abandi bajye kuzirira. Bati nimugende muzitangire hatagira wongera kurenga aha ngaha, kandi byana bimenyekanye umututsi ugomba kwicwa. Bishe umugabo witaga Butera, bica umugabo Rugaravu, bica Mutabazi Simiyoni, n'abandi batangira kwica kuko bamwe bagiye bagwa hirya no hino, kuko uko twirukanse twese, bamwe bagiye mu mirima, mu bigunda, abandi tugenda mu muhanda. Nuko tubona ko byakomeye rero, inka bamaze kuzihindura ngo baratangira barica, turahunga. Noneho bamwe duhungira, nkanjye ku ruhande rwanjye nahungiye Izinga, hari musanzire wanjye, mpungirayo ndarayo kabiri. Abandi bahungiye Rutonde mu Bitare, bajyayo kuko interamwe zijya gutera zishaka kuvanayo abatutsi bari bahungiye mu Bitare, tukarwana. Nuko nanjye nza kwambuka mva aho ngaho kwa musanzire wanjye, nsanga abandi Rutonde mu Bitare. Habaho guhangana n'izo ntera hamwe rwose. Ndibuka hari n'umusirikare umwe wo kwa Habyarimana witwaga Munyirankotanyi, yaraje aravuga ati si kuko ngubu pe n'abantu biwacu babirukana niwe barimo kubahiga. Yewe yari afite n'imbunda, tunga y'isasa ararasa, basubirayo, arabadukiza uwo munsi. Basubirayo, ariko yageze inaha ngaho Munyaga baramwica. Bamaze kumwica nuko biba ngombwa rero ko badusanga mu Bitare bya Rutonde. Babona bagiye uko bari buhatwicire ni benshi, ntabwo bari bubone uko babica. Nibwo batanze itegeko bati rero noneho buri segiteri nitwara abantu bayo. Abamwe bajya Inkamba, abandi bagiye bazi n'aha bagera. Nuko turaza kuburumba, wabonaga ko byarangiye ari ugupfa, utakambira uwo ubuzimwa mwabanaga bari inshuti yawe, ukavuga wenda uyu muntu umubwiye hari ikintu yamfasha. Nuko ariko kubera ko twari tugeze hano ku mugoroba, bamwe twatatanye. Ndibuka jewe nkanjye bamaze kumenya ko umugore wanjye ari Izinga, barambwira ati bajye kutwereka umugore wawe. Ubwo ariko nari mbwiye umugabo umwe nti rero ndabaha amafaranga, nanjye ko mfite amafaranga, nari najyanye amafaranga nyagabana n'umugore. Hari uwari umupolisi witwaga Kiza, n'umugabo witwaga Nshimiye akaba yari umuntu rwose
wari inshuti ya sogokuru rero amuhaye n'inka yego nuko ntangira kumuhendahenda ngo ese rwose wamfashije kukankiza hamwe ati ufite amafaranga se nti hari amafaranga nasigiye umugore tugende turebe ninyabona ndayabaha yakwatse amafaranga mwaragabiranaga inka cyane rwose yarayanyatse ariko yambwira ati ariko yitwaje ngo kiza avuga ati duhe uyu mupolisi yego nuko turagenda ntayo nari mfite ndagenda njye kugira ngo ndebe ko umugore hari ayo yasigaranye aho yari ari naho nabo barabateraga bagatera umusanzire wanjye bamwaka amafaranga yego hanyuma yarashira n'abayafite aho ngaho bakagenda bayatanga ngiye musangana amafaranga makeya yewe ndumva namusanganye 8,000 gusa yego arayampanya abo bagabo baranzana bampaye icyizere ko n'ubundi bari bundwaneho ariko cyarangiye tugeze hano kuri segiteri icyari segiteri bavuze bati twunamo icumu ubugome bari bafite yego baravugaga bati tubabwire ko twunamo icumu noneho nabihishe bose bazi nuko byagenze batubeshye kubona mu icumu ndetse babwira bamwe bati ufite hajya kurara ufite umuraza namutubwire tumwandike tumenye haraye yego hanyuma abandi badafite aho bari bugiye kurara barari hano kuri segiteri turabararira yego rero bamwe bajya kurara mu ngo ubwo ni ukuvuga ngo n'abandi bihisha ahantu barimo baragenda babwira ati muze naho byari uburyo bwo kugira ngo bakusanye abantu babice yego nuko turahaba bamwe baraye muri izo ngo abandi twaraye kuri segiteri nuko birangira rero haje abantu bo mu rwego benshi cyane barimo witwaga Ruhatana araza ati twebwe abacu twabishe none mwebwe abanyu mwabashyizeho murabica tujya impaka bajya impaka abiwacu bashaka kuturwanaho birangira icyemezo gifashwe ko tugomba gupfa yego ubwo bamwe babatsindaho abandi baratumanura ngo batujyanye iwacu yego turamanuka baduhambiriye kuko bamwe abikaduha bamwe babatsinda hariya ku rwibutso hari urwibutso hano yego cyane cyane abo muri Kangabo n'abo muri Kababero na Kamama yego noneho abagishike n'abikabare baravuga ati mu bajyanye iwabo twebwe baratumanukana nkatwe bajyaga Gishike turagenda buri muntu wese arira atakamba ariko asenga n'Imana avuga ati Nyagasani Imana kuko wabonaga byarangiye nta kindi n'ubundi gisigaye bamwe baragenda bajya kubicira aho bita kwa Kaniziyo abandi babajyana ikabare ndibuka bajyanye witwa Nkurikiyinka baragenda baramwica ubugome bari bafite abadamu hari abadamu bari batwite barabica abadamu icyo gihe bavuze ko abagore babona mu icumu ku bagore n'abakobwa yego nuko ndibuka hari umudamu witwaga Muhongerwa yabyaye umwana w'umuhungu yego baramwaka baramwica hari umudamu w'iwacu epfo Gishike witwaga Mukampizi Debora umugabo witwaga Karasira yego abyaye umwana barebye basanga n'umuhungu baramwica barabica nuko jewe nza kugira amahirwe hari umuhungu bitaga Rutwe wari interahamwe ikaze kandi yiciye n'abantu benshi yego ye irambohorera ntwara yego iramanukana tugera ku mugabo witwaga Rwagashayija turahicara atoranya abadamu bari aho ngaho aravuga ati we jya hariya nawe jya hariya ndibuka atwaye umudamu bitaga Bibiana yarafite umugabo witwaga Kayigeri yarapfuye atwara umukecuru witwaga Kamagaju atwara witwa Nyirabikari nuko abwira abantu ati mugende mubice nabo mubice kuko iyo yari yicaga agakiza yashaka gukira yaragukizaga arabica tureba natwe warareba ugasanga n'ubundi nawe ntabwo uri bukire turamanuka banjyana ahantu ku mugabo witwaga Nsanzabera nihishayo buri munsi bagakora inama ko bashaka kumva hari n'abandi bakecuru bari bahari bati n'aba bakecuru tubashaka nuko baza gukora inama rero ko tugomba gupfa yego baratujyana turagenda tugeze ahantu bagomba kutwicira wa wundi rutwarongera araza yego ati nkurikira ndamukurikira
ati nureba inyuma ndakwica. yego Arantuka cyane, antuka n'igitutsi kibi ngo arandongoza mama, ariko Yeah. bivuga mu rundi rurimi rubi. yeah, Nuko ndamukurikira, turagenda tugeze aho yambwiraga ngo mwahira ubwatsi hari mu rutoki rwanjye, ubwatsi ndabutema ndabujyana, yajya kugaburira inka yabohoje, inka yasahuye, yasahuye ubwatsi ndabujyana, mbugejejeyo arongera ansubiza hahandi. Mu gitondo barongera bakora inama, noneho basa n'abamwiganzuye bashaka kugira ngo nawe bamwice kuko yanze ko mva. yego Bakora inama baravuga bati nanone bajye kumuzana. yego Noneho mu mwanya wo kuza kunzana, inkotanyi ziba ziraje, yego zisanga bari babazi inka y'umugabo witwaga Rugundana, inka y'umukecuru Mukabigina n'ubu ariho. yego basanga barimo bararya zanga. Ubwo rero interahamwe zari aho zari zifite imiheto, zifite amacumu, kuko iyo babaga barimo kurya izo nyama babaga bishigikirira amacumu hafi aho ngaho, bavuga bati n'agakotanyi kari buze turakica. yego Nuko ubwo ngo Rutwe yagendaga na grenade, ari batangira rero gushaka kurasa, kuko bahise babona umuntu wadutanze guhunga witwaga Jacques, umuhungu wa depite. yego Babona arahari, bati ubwo Jacques ari muri bariya n'inkotanyi, bashaka kuzirasa, bararasana. Hanyuma bamwe barahunga, inka barazibatesha, iyo nka barayibatesha, ariko none baravuga bati umuntu wese aho yihishe nazamuke muhumure n'inkotanyi, muze ntago mu gipfuye, abapfuye barapfuye, abasigaye muhumure. yego Nuko turazamuka, tubona kuko uwo muhungu witwa Jacques n'undi musaza witwa Gahigi, tubona n'umwe mu nkotanyi wari waragiye imbere, umwana bitaga, yari umusore bitaga Gakwaya. yego Turamubona, nuko batubwira ati ngaho nimugipfuye nimugende mwese, mugende n'amaguru mujye Rwamagana, kandi muhumure ntacyo muri bube. yego Turagenda tujya Rwamagana, hanyuma dusanga hari abatemaguwe, dusanga abandi natwe ariko twari twarashize nta waherukaga kurya nta kintu. Nuko inkotanyi ziturokora dutyo, tubaho tubana nazo. Baratubwira bati ibi byose biri aha ngaha ni ibyanyu, mushake icyo murya, urabona igihugu baragisahuye, nta kintu cyo kurya gihari, mwebwe mwirwaneho mushakishe icyo murya, ahasigaye ubuzima buzagaruka. yego Twaje kugira amahirwe rero uko ubuzima buragaruka, natwe ndetse bamwe twiyemeza kujya gufatanya nazo, kuko nubwo bari babohoye hano muri Rwamagana, bari bakiri ku rugamba barwana n'ahandi. yego Twebwe turagenda natwe twiga kwirinda, turinda abaturage, inkotanyi abasirikare nyirizina bo bakomeza urugamba baragenda. Nuko byagenze, uyu munsi tumeze neza, twagize Imana, inkotanyi ziraturokora, twagize Imana, inkotanyi ziyobora neza, twagize Imana, inkotanyi zari ziyobowe na Kagame. Uyu munsi u Rwanda aho rugeze, nta handi mbona, nta kundi mbona narushima, nta kundi mbona nashima inkotanyi, nuko zatufashe neza, igihugu ziragitunganya. Nuko birangira abaturage, abana baratangirwa mu mashuri. Uyu munsi ari umwana, ntago wabaza umwana w'umuhutu ntibabaza umwana w'umututsi, abana bose bariga bitewe n'ubwenge bifitiye, mbese nta kibazo. Kandi natwe aho tumaze kugera none, kuko twamaze kubona ko rwose nta wangikongera kututeranya ngo tuvangure, natwe twafata imbunda tukarwana nubwo dushaje. yego hanyuma ikintu nagira ngo mbabazeho, urubyiruko muri biriya bihe bya jenoside, mpamya nashidikanya ko urubyiruko nirwo bifashishaga cyane, abakuze nta mbaraga babaga bafite. Icyo kibazo umajije ni cyiza. yego burya leta mbi ireba ahari imbaraga. yego yabonye urubyiruko arirwo rufite imbaraga, yego yitangira kubereka ko bagize amahirwe. yego Abatutsi tugiye kubica, yego inzu zabo zisenya amabati muyatware, yego amasambu yabo mugiye kuyigabanya. Noneho urumva kubwira umuntu w'umukene wari warahejeje inyuma, nubwo tugenda wice runaka, numara kumwica ibyo urabitwara. Urubyiruko rwarabyitabiriye cyane. yego Ariko Imana tugira nuko urubyiruko rumwe rwari rwarapfuye ruhagaze gutyo, rukitabira igikorwa cyo kwicana.
yego hari urundi rubyiruko rwitanze rurengera abanyarwanda. yego ariko urubyiruko nirwo rwitabiriye cyane kuko ni nabo bari bafite imbaraga, ariko yego n'abasaza tutabaretse, yego umusaza niwe wabonaga akabwira ati wenda runaka urabizi ko amasura abantu bose basaga nta, ariko umusaza yabwiraga rwa rubyiruko ati uriya mwibeshya ko ari uwanyu, uriya nawe n'inzoka nimugumiza mukamureka muzamureba. Abana noneho bakagenda ariko babwirijwe n'abo basaza, kuko nibo babaga bazi ubwoko bw'abantu, nibo babaga barakuranye, ariko nibo babwiraga urubyiruko nimugende uriya ntimumwibeshyeho ntabwo ari uwanyu. Nubwo urubyiruko rwashyizemo imbaraga, ariko ingengabitekerezo yari mu basaza gushumuriza urwo rubyiruko ngo uriya ni umututsi nimugende mu mwice, kandi icyizere bari bafite ni uko bica byarangira ibintu byabo bakabitwara. Izo ntabwo nuko babaye ibisambo bakatangira kuzirya hakiri kare, izo bari bafite uburenganzira bwo kuzazitwara, izo ntoki bari bafite uburenganzira bwo kuzitwara. Niyo mpamvu rero urubyiruko rwitabiriye igikorwa kibi nka kiriya cya jenoside yakorewe abatutsi. Rwose bamenye ko igihugu cyacu kiyobowe neza, kitavangura. Umwana ariga nta kuvuga ngo uri umuhutu, umwana ariga nta kuvuga ngo uri umututsi, biterwa n'ubwenge bwawe. Kandi noneho leta nziza yazanye n'aya mashuri yigisha ubumenyingiro, utagize na bwa bwenge buriya bya sayansi n'ibindi, yiga kubaka, yiga gukora imisatsi, yiga ibintu gusudira, kubaza, ku buryo urubyiruko utakongera kurukangisha ngo nirujye kwica kuko rwifitiye imirimo. Yego. Reka dusoze rero mugira inama urubyiruko, kuko dukurikije urubyiruko rwo muri 94 ibyo rwakoze, n'urubyiruko rw'ubu ngubu mushobora guhera ku uburyo urubyiruko rwumviye ubuyobozi bubi bwari buhari rugakora amarorerwa. Reka nk'ubu tumaze imyaka 32 jenoside ihagaritswe mu gihugu cyacu. Yego. Kandi kuva bamaze ubuyobozi bwiza bumaze guhagarika jenoside, yego, habaye n'inyigisho zo kwigisha ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe n'ubwiyunge. Yego. Izo nyigisho imyaka 32 ni myinshi. Nkeka ko urubyiruko ruzatatira rukajya mu kugambana, bakajya mu ingengabitekerezo ya jenoside, numva ntaho yabikura. Ariko twibuke ko ruriya rwitabiriye kwica abanyarwanda, rukica abo basangiraga, rukica abo bakinanaga umupira, rukica abo baririmbanaga, abo basenganaga. Rwari rumaze igihe kuva muri za 59 kugeza ku 94 rwigishwa za nyigisho mbi, urwango, abatutsi ni babi, abatutsi ni inzoka. Icyo gihe izo nyigisho mbi bagiye basama bakazimira, noneho bitewe nuko erega burya iyo leta yigisha abantu kugira ngo bazafate neza, inabafata nabi. Ibafata nabi bakicwa n'imbunja. None igihe cyazagera kugira ngo babakangurire kwica, akavuga ati dore impamvu mwarwaye imbunja dore niba ari abatutsi, impamvu mutubatse niba ari abatutsi, nimugire uvo mubikize, hasigaye mwebwe ibintu byabo murabisigarana. Urumva umuntu wamufashe nabi, ariko ku munota wanyuma kumwigisha ingeso mbi, urabimwigishije arabyakiriye. Kubera iki? Kubera ko umubwiye hagiye gukura ibyarya, hagiye gukura ibintu kandi byari byabagenzi babo. Izo nyigisho bafashe zikugeza muri 94 nizo zatumye jenoside ikorwa mu gihugu cyacu. Ariko kuva jenoside ihagaritswe kugeza umwanya, hari inyigisho bahabwa n'ubuyobozi bwacu, natwe ubwacu turahugurwa, abana aho turi tuganira tukabigisha. N'ukuri ntabwo urubyiruko rwarenga inyigisho ruhabwa, rwarenga amahirwe ruhabwa yo kwiga, rwarenga amahirwe ruhabwa yo kujya hanze y'igihugu, bakajya mu kazi, bagatembera hirya no hino ntawe babuza. Ntago rwakora amarorerwa nk'ayo. Inama nabagira rero nibakomerezaho, bumve inyigisho z'ubuyobozi bw'igihugu bubaha, bumvire ababyeyi beza babaganiriza ibyo kubaka igihugu,
kandi bakore, nibwo iyi ngengabitekerezo ya jenoside idashobora kugaruka, bitewe n'uko umuntu iyo yakoze akiteza imbere ntabwo ararikira ibintu byinshi kandi abifite nawe. Urubyiruko rero nirukore, rwumvikane, rugirane inama, kandi na leta ibafashe, bahugure rwose. Nubwo bagiye mu mashuri bakaba bamaze kugira ubwenge, ariko banahugurwe, bamenye ubumwe n'ubwiyunge icyo bumaze, kandi bamaze kugera kure. Uyu munsi urubyiruko rubanye neza, rurakina umupira, ruraririmbana mu makorari, mu matorero. Leta yabashyiriyeho n'itorero. Uzarebe n'abana barangije segonderi bajya mu itorero, bakahatorezwa indangagaciro z'umunyarwanda, bakahatorezwa uburyo abanyarwanda babanaga mbere abazungu bataradutanya. Ibyo byose ntabwo babirengaho ngo bakore amarorerwa, kandi igihugu kirabareba. Mu by'ukuri inama nabagira ni ugufatanya, ni ugukora batagamije kuzarya iby'abandi. Turabashimiye ku bw'aya mateka. Murakoze, ntabwo ndabashimiye rwose. Mujye inyigisho nziza muzigeza ku banyarwanda, inyigisho nziza muzigeze ku rubyiruko, maze ahasigaye igihugu cyacu gikomeze kibere paradizo. Reka twibutse abadukurikira yuko tugomba gukomeza kwibuka tuniyubaka. Twibuke twiyubaka, kandi ibyo nibyo bizaduteza imbere. Murakoze cyane. Murakoze.